Ikaze kumenya STTV muri kumwe na Francis Savio wifuza impera z'umwaka mwiza. Tugiye kurebera hamwe akandi karo k'ubwenge kongeye muri Kamisi. Hari igihe abarimu benshi bajyaga bashyiramo amanota muri system bakibeshya nk'igihembwe, ese ni gute wayakuramo, wayisetinga akayakuramo indi washyize mu gihe mu kitari cyo cyangwa washyize ahandi hantu. Hari akantu bongeyemo muri konti y'umuyobozi w'ikigo ashobora kugufasha niba wibeshye ukayashyira mu gihe mu kitari cyo uburyo wayakuramo. Hari akandi kongeyemo rero tugiye kureba, wari wibeshye ku ishuri runaka, reka turebe step by step uburyo wa resetting amanota muri Kamisi ukayakuramo niba washyize mu gihe mu kitari cyo cyangwa ku isomo wari washyizeho ugashaka kuyahindura, uburyo wahinda ku banyeshuri bose bari babahaye atariyo. Reka tubirebe. Turaza twinjira muri system ya Kamisi duciye muri browser runaka. Tujya kuri system ya Kamisi twinjiremo. Nitumara kwinjira muri system ya Kamisi turinjira kuri konte. Mbibutse ko ibi bintu bikorwa kuri konte y'umuyobozi w'ikigo, ku buryo wa resettinga iyo option muri konte y'umwarimu ntabwo nzi kwenda byaba birimo, turaza kubireba. Ninjira muri konte y'umuyobozi w'ikigo, ndaza njyana kuri data validation muzi bihakorerwa. Tumara kuva muri data validation tufunguke. Iyo ufunguye data validation hitaza ikigo cyawe n'amashuri akigize n'ishuri ryari ryo ryose. Haraza rero kuri aka kantu bongeyemo aka kantu bita reset max. Ni ngo kare muri option kuri set max ni uburyo ushobora kurisetinga amanota y'ishuri runaka wari wibeshye wenda washyizemo nabi cyangwa washyizeho ukurikiza ugaklikaho kuri set max. Nyuma y'aho ugahitamo urabona amashuri yawe ugiye ku ishuri runaka ushaka kurisetinga. Uhitemo hano amashuri yose y'ikigo. Araza umwarimu runaka kubwira ati yenda ishuri nibeshye amanota ni ringiri, dufatire imwe muri iri, urikirikeho ugire open hariya hirya. Wahita ubona amasomo yiga muri iryo shuri. Ishende uvuga ati isomo bari bibeshyeho rero ni rimwe muri iri cyangwa researching hano hejuru. Ushobora gushyiramo ukarisearchinga hano hejuru ukavuga ati yenda ndabona ritari kugaragara, yenda ni home science cyangwa ni mathematics. Ukaza hano kuri ugachoose course bisemo imibare. Warangiza hano ukavuga ati ko ari nta option runaka, ugahita uvuga ngo ni isomo ryo mu gatatu si isomo tugiye gukora amanota ni irihe, yenda ni end naribeshye, yenda ni end unit. Urarikirikaho numara kusetinga ko cya ukikana handitse remove max. Nuvuga ngo amanota ari muri end unit, kuri end unit mu ishuri rya sinasirisi ibintu ya remove amanota yose arahita avaho hasigaye nta kintu kirimo. Noneho wowe uzo kutangira kongera kwa uploadingamo andi. Ubu ni uburyo bwo gukuraho nk'igihe wari wibeshye nk'ishuri ukareba amanota ukandika nko mu gihe mu kitari cyo cyangwa ugashaka mu gihe mu kindi kitari cyo. Nta n'uburyo uzajya unyuramo, ariko bikorwa muri konte y'umuyobozi w'ikigo. Ndakeka muri umwarimu bitarakunda, ariko ni uburyo uzagahitamo ishuri, ugahitamo choose course, warangiza ugahitamo assessment type, ugahitamo muri izi ni project nibeshye nyishyiramo, ugakirika kuriya ugahita ugira remove max. Iyo ukikise kuri remove max bitabi amanota yose agenda agasigara harimo empty muri iyo colonne, kongera kwinjiza amandi mashyashya mu cyiciro cyayo. Ibi rero bikorewe kugira ngo abantu bajyaga bayibeshya bakandika amanota mu gihembwe kitari cyayo cyangwa muri teje ahandi yenda arayo mu yindi unit, bajye bahita babikurisetinga mu buryo bworoshye bwihuse kandi butandukanye. Cyangwa yenda ukaba wibeshye nk'abana wajya kweditinga nk'amanota muri uburyo bwa edit hari igihe bukorana ukaditinga amanota kugira ngo asimbura yarimo agahita yiyongera ku yari asanzwe arimo. Ubwo buryo rero kugira ngo utaza gukora error niba abana benshi ugenda beditinga gutyo ngo bikaza kurenga amanota yakoreragaho, bibaye byiza wakoresha ubu buryo kugira ngo ya cleaning wongere uyinjizemo neza bundi bushyashya utiwe ukora buriya buryo. Murakoze rero kwa matore uburyo bwa reset max bashyize muri Kamisi. Ni option nshyashya itari sanzwe irimo, mwarekoresha muri option muri konti ya directeur. Murakoze, murakarama, mukoresha comment, like kumenya STTV tujyana umunsi ku munsi. Ciao.